Ubuzima tubayeho muri iyi si buhindagurika buri munsi. Ibyo dutekereza, ibyo dukora n'ibyo twizera byose birakura kandi bigahinduka. Birashoboka ko ukwemera ufite abazagukomokaho bazakubona nk'ubuyobe. Ikoranabuhanga uko isi irushaho kwegerana kurusha uko byahoze, imbaraga, ubutwari n'icyubahiro duhirahira dushaka bituma tugenda tumenya imigenzereze y'abandi, bikadutera guhitamo ibyo twizera cyangwa twemera. Wowe cyangwa njyewe, inzu twabanje kubamo bwa mbere ni inda ya mama. Twayimazemo amezi 9 yose. Tumaze kuvuka twasanze abatweretse izuba bafite imyemerere n'imigenzereze runaka, natwe tugenda uko dukura tumenya ukuri. Niba uri umunyarwanda, hari amahirwe menshi ko niba waravutse muri iki kiragano, ijambo imyemerere gakondo, nyabingi, ryangombe, kubandwa, guterekera n'ibindi nk'ibyo bifata nka kirezira watojwe. Ariko se usanze barakubeshye, ntabwo ngiye kukukura mu kwemera ngamije kukubwira amateka. Benshi mu bacukumbuzi b'amateka y'u Rwanda, cyane cyane mu bijyanye n'imyemerere, bakunze kutwereka abanyarwanda biyambazaga ryangombe, bakaba banemeza ko ariyo mana basengaga, nyamara byaha ibyo kajya. Ryangombe ni umuntu wabayeho mu muryango nyarwanda, yubaka ubuhangange butuma atazima mu mateka y'u Rwanda, ariko ntabwo yafatwaga nk'imana cyangwa se ngo bamusenge, ahubwo baramuterekeraga nk'umuhango wakorwaga mu Rwanda rwo hambere rwo kwibuka no kuzirikana intwari zabayeho zitakiriho. Uwo tugiye gutatura amateka ye ni Ryangombe rya Babinga mwene Nyundo, wamamaye cyane mu bice by'amajyaruguru y'u Rwanda. Abantu benshi ntibasobanukiwe na Ryangombe uwo ari we, bitewe n'imyigishirize ifutamye bamuhaweho. Benshi bazi ko Ryangombe atari umuntu nk'abandi, bazi ko ari igishitani. Ryangombe ni umuntu wabayeho mu Rwanda nk'abandi bose twaba tuzi. Bahaye ikaze ku muyoboro umara impaka n'imuha, aho amateka agoretse agororoka, ukuri nyako n'ibinyoma mwabwiwe mutabizi byose bijya habona. Bahaye ikaze kuri Mira Rwanda, isoko y'ibyegenye bicukumbuye n'amakuru agezweho kandi yizewe utasanga ahandi. Jye muri kumva ndi Peno muvandimwe. Niba ari ubwa mbere dukurikiye, turakwishimiye. Nanone ikaze. Igisekuru cya Ryangombe. Se yitwaga Babinga umwana wa Nyundo, nyina akitwa Nyiraryangombe, umugore akitwa Nyirakajumba. Akomoka mu bwoko bw'Abanyoro mu muryango witwa Abakonjo, bakunze gukoresha ururimi rwitwa Igikonjo. Gakondo iba mu burengerazuba bwa Uganda mu karere ka Kitara cya Muriro, ni ukuvuga mu nkengero z'ikiyaga cya Albert. Kuri ubu ni mu turere twa Masindi, Hoima, Kibale na Bulisa, mu ntara y'uburengerazuba bw'amajyaruguru y'igihugu cya Uganda. Ryangombe yavutse ari ikinege. Abahungu bamukomokaho ni Binego, Ruhanga, Nyabirungu, Mashira na Kagoro. Bene se wabo bazwi ni Nyabirungu wari umuhigi na Mumutumucuni, ari nawe bakundaga kubuguza. Igisingizo cye ni Ryangombe bibero birindi biramba, Nyamunyagizi buri wizitaburi wakazinyagana inkingi n'imyugariro yitwa Nkingi y'inka, mu nkingi y'abagabo yitwa Nkungi y'abagabo. Ryangombe yari umupfumu w'ikirangirire mu gihugu cye. Yinjira mu Rwanda yazanye n'abagaragu be bitwaga Abacwezi, nk'izina umwihariko ry'ubuhangange bw'Abanyoro bagengaga igihugu byari bigize agace Ryangombe yavukiyemo, ari byo Bunyoro, Toro, Bukiri, Bukede, Busoga, Buganda na Nkore. Icyo gihe yazanye n'abantu 15. Abantu bazanye nawe uko ari 15 harimo abana be, inshuti ze n'abagaragu be bari bagize umuryango munini, ari nawe waje kwitwa Imandwa Nkuru. Muri ayo mazina yabo bazanye twavuga Kagoro, Nyabirungu na Ruhanga. Imandwa yitwaga Ntare, niyo yazunguye Ryangombe amaze gupfa. Yari umuntu w'intwari cyane, akaba n'umuhingi w'umukogoto cyangwa se umuntu uzi kurasa cyane. Yifashishije imbwa ze nazo zitari nke zirimo Bakosha badahanye, Nyakayonga, babikana umuranzi uruguma, babika mu rwinanuriro, Ikinyabutongo gitoto kimara isimbo, nyina aramuzi ntazamumpora, Bakosha cyane bakazarushirimura, uruyongoyongo rwa Miramba, buhuru bunuka uruhumbu, n'amaguru ya Sarwasize imvura n'umuyaga, bisimbo birabomborana, Mwangamwa bona bikwira shyamba. Ryangombe ni imandwa imwe mu zizwi neza mu Rwanda rwo hambere. Nyuma ya Ryangombe abajya kubandwa bifashishije izo mandwa arizo Ryangombe, Binego, Mugasa, Kagoro, Ruhanga, Nkonjo, Mashira, Umuzana na Nyabirungu. Izindi zongerwaho ni Umurengetwe, Umunyoro, Ruhende n'Intare. Ryangombe niwe watangije umuhango wo kubandwa mu Rwanda, dore ko Ryangombe yageze mu Rwanda. Kugira ngo Ryangombe aze mu Rwanda yahuriye na Ruganzu mu gace ka Bukamba. Ubwo Ruganzu Ndoli arimo amushakisha nk'umupfumu w'ikirangire wamuterera inzuzi akamuha intsinzi y'uko azatsinda Nziramuramira umwami w'Ubugara, wari waragize uruhare mu rupfu rwa Sendahiro Cyamatare.
Icyo gihe Ryangombe yaramuraguriye intsinzi y'Abagara, amubwira ko ingabo z'Abagara azazitsinda ku biryo kuko ari abanyenda, amurangira n'uko azabigenza ngo yivugane Nzira ya Muramira, aho azamuta ku munigo kandi ko azagenda yambara uruhu rw'intama akita Cyambarantama. Amwihanangiriza kutazagira akandi kazi k'ubugara gasaba kwa Nzira ya Muramira atari ako kwasa inkwi, guteka, guhereza umwami. Nuko Ruganzu Ndoli ashyira Nzira ajya i Bugara bw'Abacyaba kugenza Nzira ya Muramira ngo azabone uko amuhenentura. Ruganzu Ndoli yaragiye ashyira mu bikorwa indagu za Ryangombe, nuko nazo ziramuhira kugeza ubwo yivuganye Nzira ya Muramira amutaye ku munigo. Ingoma y'Ubugara izima ityo. Kuva ubwo Ruganzu Ndoli aba inshuti y'akadasohoka ya Ryangombe rya Babinga mwene Nyundo ku bw'indagu ze zamwereye. Nuko nyuma y'ibyo Ruganzu Ndoli yagiye gushimira Ryangombe ku bw'intsinzi yamuhanuriye ku Bacyaba bagenga ingoma y'Ubugara. Baranezeranwa, bakurizaho no kuba inshuti magara. Muri ibyo bihe ni nabwo bagishije inama Ryangombe y'icyo yakora kugira ngo agarure ubumana n'ubumuntu mu Banyarwanda, hato hatazongera kwaduka amano nk'ariya yatumye ibikomangoma byo kwa Gahima birwaniye ingoma hagapfa benshi, harimo n'umwami Nyiringoma Ndahiro Cyamatare. Nuko Ryangombe amwemera ko agiye gutekereza uburyo yarema igikorwa cyahuriza hamwe Abanyarwanda bagasubira ku isoko, ntibakomeze guhomera ibizi by'ibirohwa. Mu gufata umwanzuro w'icyifuzo cya Ruganzu Ndoli, niko guhanga umuhango ugamije kugaruramo ubumana n'ubumuntu mu Banyarwanda. Agena inshingano n'imiterere yawo, ashyiraho na za kirazira ziwugenga zikanawurinda, awita kubandwa Imana, umuhango ugamije kubimikamo urukundo rutagajuka. Nuko Ryangombe afata Nzira agana i Rwanda n'umuryango we, baza gufasha Ruganzu Ndoli ishyirwa mu bikorwa ry'umuhango wo kubandwa nk'ugamije kugarura ubumuntu n'ubumana mu Banyarwanda. Inzomere mu mibanire y'abantu n'Imana, Ryangombe yaremye imigenzo igaragiye umuhango wo kubandwa Imana kugira ngo uzoroshye ishyirwa mu bikorwa ryawo. Agena amahame awugenga, nuko utangira utyo. Kubandwa Imana byaremwe na Ryangombe ntabwo ari umuhango nkezamana wahanganywe n'u Rwanda nk'uko benshi babyigishijwe, nabo bakabitwarira iyo bigoramiye. Kubandwa Imana ni umuhango mbonezamubano wahanzwe umeze nka komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yo kunga Abanyarwanda no kongera kubimakazamo ubumwe n'urukundo. Nyuma y'aho bene Yuhi Gahima barwaniye ingoma bagacikira irubi rw'inyundo, umwami Ndahiro Cyamatare akahagwa, u Rwanda rukamara imyaka 11 rutagira umwami. Ayo niyo mashira kinyoma ya Ryangombe rya Babinga mwene Nyundo wahanze umuhango wo kubandwa Imana, watangiye kubahirizwa mu Rwanda ku ngoma ya Mutara Nsoro Semugesha asaga mu 1543. Ngayo nguko rero ibya Ryangombe, nje mwumvaga ndipeneye muvandimwe. Uyu ni umuyoboro Imana impaka n'imuha, aho amateka agoretse agororoka. Ukuri nyako n'inyuma mwabeshywe mutabizi byose bijya habona. Iyi ni Mira Rwanda, isoko y'ibyegeranyo ucukumbuye n'amakuru agezweho kandi yizewe utasanga ahandi. Mbifurije amahoro n'amafaranga, naho ubutaha mugwiza amashyo tuzongere guhura amatavuna imitozo.